nongeye kuba ikaze mwewe tugiye gukorana ikiganiro, tugiye kubana muri iki kiganiro cy'umunsi. Njyewe ndacyari Jay Ferry, channel yitwa Timbra 250. Noneho nk'uko musanzwe mubizi, buri munsi tuvuga ku musitari ndetse buri kiganiro tuba tuvuga ku basitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Uyu munsi wo tugiye kuvuga kuri uyu mugabo witwa Yampano. Ni umusore w'imyaka 26 bamwita Yampano. Yampano akomeje guca uduhigo twinshi cyane, mbese tugomba kuzuza nyuma yo kuzuza arena, nyuma yo guhagurutsa abafana bose uri muri arena bakajya ibicu. Abantu benshi batangiye kumwibazaho ibintu byinshi cyane, kavuga ati Yampano ni muntu ki? Yampano atangira kuba Yampano nyuma yo gusohora indirimbo zigiye zitandukanye, nyinshi zakunzwe n'abantu benshi cyane. Ke nawe urimo urumva ikiganiro nzi ko harimo nyinshi wagiye ukunda. Niyo mpamvu twaje kureba indirimbo ze zimwe na zimwe, tukanazumva ndetse turababwira mu mateka yo make cyane. Ibintu by'ingenzi wamenya kuri Yampano, ndabwira ibintu by'ingenzi bigera kuri 4. Ikintu cya mbere, Yampano yarezwe na bakuru be. Yampano mama we ndetse na papa we bamutaye afite imyaka 6, bamusiga mu ntara, bamusigira bakuru be. Mama we na papa we bizira i Kigali hano i Nyamirambo, bazi kwibera i Nyamirambo. Icyo ni ikintu cya mbere cyaranze Yampano mu buzima bwe. Icya kabiri, Yampano yatsinze mu kizamini cya Troncome, yagiye ashaka kujya kwiga umuziki. Yanabiboneye amanota yo kujya kwiga umuziki, ariko papa we arabyanga, aravuga ati wapi jya kwiga igifundi bro. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Yampano yarangije kwiga igifundi, papa amushakira akazi ke kujya gukora ahantu bakoraga umuhanda hafi y'aho bari batuye, ajya kumushakirayo akazi ke gukora igifundi. Yampano aravuga ati wapi ntabwo nzakora igifundi, ahubwo njye mureke mbahereze ibikoresho kugira ngo mukomeze mukore umuhanda. Ikintu cya gatatu cya kane wamenya kuri Yampano, mbere yuko twumva umuziki we, turajya gutamo umuziki we mu kanya cyangwa se indirimbo ze. Ikintu cya kane wamenya kuri Yampano, yavuye Bugesera n'igare aza gusura se i Nyamirambo ku igare rya Matabaro bro. Biratangaye. Noneho tugiye kumva ku ndirimbo ye gake, noneho ku ndirimbo cyane mukunze muri benshi, kanze nyite rero urumva. Tugiye guhera kuri indirimbo ye yitwa Ngo, ndetse abenshi muyizi nka umukobwa w'umurundi. Indirimbo rero irimo iraca ibintu hano hanze ku mihanda, haba TikTok, YouTube, Instagram ndetse no kuri Twitter, hose arimo araca ibintu uyu muhungu. Ndetse n'iyi ngiyi muzi yitwa Si ibyanjye. Ndakeka izi ndirimbo byibuze uko ari 2 ziri hejuru cyane kuri uyu munsi, nizo zirimo ziratuma Yampano aba Yampano. Uyu muhungu rero bamwita Uworizagwira Florien, ndetse abenshi tumuzi nka Yampano. Ndakeka Yampano umaze kumenya ngo Yampano ni nde, Yampano ni iki, dore uwo ni we Yampano. Yampano wongeye kwibuka ngo ninde. Ucyumva ijambo rimwe ku ndirimbo ya Yampano uhita uvuga ati cyokoze kabisa, uyu mujama ari mu kazi. Ni nako byifashe rero, uyu mujama ari mu kazi cyane, kuko arimo arakora cyane ndetse uyu mujama ikindi kintu ashimiraho abantu kuri iyi si, umuntu ashobora kubashimira cyane kurusha abandi uyu munsi tuvugana, ni The Ben. Kuko niwe wamutumiye mu gitaramo cye. The Ben yari afite hariya muri arena atumiramo Yampano. Jagwana bwo nkomeje kubabwira ngo kubashishikariza ko mukora subscribe kuri channel yacu yitwa Timbra 250, aho njyewe ndi Jay Ferry. Turi kumwe, ciao.
tugaruke mu kandi kanya mu bindi biganiro.